Reka tubahe ikaze mwese mukurikirana ibiganiro bya Odi Media TV. Hello. Nabibonye uyu munsi ndi kumwe n'abataalamu. Abase. None se. N'abagabo. Harya wa mugabo Jesus. Uko yitwa? Yes we. Ariko n'ujye uvuga ba Yesu, uzwari ba Yesu batatari. Oya hari Yesu tuzi Isa, twebwe tumwita Isa, urumva? Mwebwe ni Yesu cyangwa Yesu Kristo, siwe? Nashaka kuvuga. Ushaka kuvuga uwo ngo nyine uvuga Kristo. Nkuko hariho amamana menshi, utubigirwa mana sorry. Ntago ari amamana ni ibigirwa. Nyine iyo bigeze ku mamana, iyo bigeze ku mamana haba hari yego urumva biba ari bigirwa amana, ariko ibyo tuzi ni Imana imwe. Twese twemeranywa, sibyo? Cyane. Impamvu rero mwabantu mwe dutangiye tuvuga ngo Imana, ngo Yesu, Isa, whatever. Uyu munsi rero mu kiganiro cyacu Hot News twakiriye abavandimwe rutangira twibwira. Yego murakoze, ngiye nitwa Mwarimu Yves. Mwarimu Yves. Mwari uri tayari uyu munsi kudukigisha? Nushaka umicake. Ntakibaho gihari ingo ariko nta kibaho gihari. Uyu munsi turakoresha umuntu. Karibu patron. Ya nanjye nitwa Piero. Twishimiye kubana namwe. Pierre. Okay. Turabishimiye cyane. Ni Khadija niyo nkuru. Benshi bajyaga banyumva ariko batarambana. Nuwo. Hanyuma tugiye kuganira rero uyu munsi hari reka ntangire mbaza, ngiye nkunda kubaza. Reka ntangire mbaza ikibazo kimwe kiri buze kutwinjiza mu kiganiro neza. Ndahera ku iburyo bwanjye. Mwarimu Yves. Yego ni hano. Mwarimu Yves niyo ngiye guheraho. Ubundi iyo tugiye kureba mu buzima bwa muntu cyangwa se muri life ya muntu, muri kamere muntu, aho ibyo twisanze umuntu ashyingiranwa n'undi, twisanze habaho umugabo n'umugore, bityo umuryango hakabaho umuryango. Ni ukuvuga ngo izingiro ry'umuryango nuko haba habayeho icyo twakwita iyororoka ry'umuryango, haba habayeho kuba hahuzwa umugabo n'umugore cyangwa se guhuza ibitsina hagati y'umugabo n'umugore. Yego. None se tukiri kuri iyo ngingo Mwarimu Yves, kurongora cyangwa se gushaka umugabo umugore, gukora ubukwe cyangwa se kuba abantu babana ni itegeko? Yego murakoze. Ngiye uko mbyumva ntago ari itegeko. Ntago ari itegeko. Kandi ndatekereza nako biri. Ku ruhande rwa Mwarimu Yves wati ntabwo ari itegeko kuba umuntu yashaka cyangwa se yarongora. Tujye ibumoso bwanjye. Pierre. Urakoze cyane. Gushaka cyangwa kurongora ku gice Yves yavuze ngo ntabwo ari itegeko. Yego. Ariko njye numva byaba itegeko kuko njye nk'umwemeramana. Yego. Tubona ko Imana yavuze ngo mubyare mwororoke, kandi ntabwo wabyara tarongoye cyangwa ngo ushaka umugore. So rero njye numva ari itegeko. Uru ni uruhande rwa Monsieur Pierre. Mwarimu Yves nawe ati oya ntabwo ari itegeko. Supporting igitekerezo cyawe. Murakoze. Impamvu uvuze gutyo, nanjye soko ntari umwemeramana. Ni umwemeramana pe. Urebye kuri nature, kuri natire, urebye n'abizera nabo tugenda dufatiraho urugero, usanga benshi batararongoye. Urebye mu mategeko ya Mose nta hantu ubona ari kurongora, kandi mu mategeko bavuga ko ari ay'Imana, usibye ko ay'Imana yamuhaye yamennye, yamara kuyamena agacapa yandi akaba ari yazana. Niko bimeze. Niba musoma Bibiliya niko bimeze. Urumva Imana yamuhaye amategeko, maze kuyamuhara yamena yandi kandi kwibuye. Niko bimeze. Bahita amategeko ya Mose. Sibyo ntaho byanditse. Ikindi nshingiye mvuga ko atari itegeko, nta Kristo yigeze abyigisha.
Yves nawe yagiye adashatse kandi ngira ngo yaragejeje imyaka yo gushaka yagiye mu ijoro afite 33 n'amezi kandi tumufatiraho urugero undi wa kabiri undi wa kabiri njye mba ntekereza Paulo nawe yandika avuga ati gushaka yego ni byiza kubera ko na biologicoma yego umubiri sinzi kwa ariko ni byiza cyane kudashaka ako ka cyane rero nyine nuko haba hari ikintu kigoye biragoye ariko birashoboka kubishoboye abakoze ikintu cyiza cyane niyo mpamvu rero atari itegeko ariko kubishoboye nuko byumva rero nta hantu biri niyo mpamvu usanga muri leta nta tegeko rihari nta leta nimwe ifite itegeko ry'uko iyo utashatse baguhana bamwe muri tumwe hamwe mu hagaragara ku mbuga nkoranyambaga bakubita abasore mushake bamwe bafatira ibihano bati mushake murongore muve oya iyo ni pressure ya societe yego ariko udashatse ntaho guverinoma cyangwa se n'amadini bategeka umusore cyangwa se umukobwa gushaka ariko ako kantu kajemo gato ubundi ko kuvuga ngo gushaka ni byiza ariko kudashaka ko byiza kurushaho tubireke oya ni keza nako twakavugaho gusa nzika ari byiza cyane tubyihorere abantu tutarashaka tubireke oya ntabwo mukwiye kubireka birava nawe ni nicyo gushaka ariko hari kantu mwabanje kunjijisha Yves monsieur Yves mwarimo Yves uri marié nturi marié ntabwo ugenda marié are you single ntabwo ndi single good urumva ukibaza ngo ndi single cyangwa Yves nabaretse kuracyari ndakomeje buriya reka babwire hari ibintu tuvuga ngo reka musobanurire singo nashaka kuvuga ntago singo yo kuba monopole ya monopole ntago ndijya mwigendaho okay ni singo yuri kuvuga ufite umukunzi mfite benshi ufite girlfriend mfite benshi girlfriend mfite benshi abakobwa b'inshuti sicyo biri kuvuga fiancé se okay nta fiancé niba ari cyo bavugaga abakobwa mufite yereko nta kuntu mwaritambutsa Yves ariko Yves gahunda yo kuba aka kantu ko ndumva ashobora kuba akisangamo gushaka ni byiza ariko udashaka ni sawa okay tujye kuri Pierre uri marié birumvikana ahangaha biranyorohera ntago muzi ikintu ndyoheye ahangaha noneho mwabana mwe kuba mfite iburyo bwanjye unmarried man and here a married man. This is amazing. Ubu aka kanya wowe umuntu ushobora gutekereza yuko gushaka byaruta ko abyihorera kurusha uko yashaka wamusapotinga ute cyangwa wamugire inama wamuha igitekerezo urakoze ubundi twaze tuganira tuvuga ngo gushaka ni itegeko ndati si itegeko ariko buriya uko isi iteye hari amategeko ahishwe badapfa kukubwira bikaba biri aho ngaho ariko ari itegeko so tugendeye kuri Bibiliya Paulo yarabivuze ko niyo utashaka nta kibazo ariko uyu munsi turashaka kugira ngo twagure umuryango erega niba nanibuka neza hari muri Bible abemera Bibiliya nyine gusa no muri rusange uko ibintu twagakwiye kubitwaza nta kuntu habaho kororoka hatabayeho umuryango ariko bitavuze ko hatariho umuryango kororoka bitakunda kuko tujya tubona inda zitateganyijwe ziriho ziterwa abangavu
tujye tubona nyine violence zitandukanye aho ngaho umuryango uba wagutse ariko mu buryo butize gute budaciye mu mucyo. ushobora kuba bunaciye mu mukerega. Hari ikintu erega twirengagiza cyane. Hambere nigeze kuganira n'umuntu ndamubwira ngo hari abatagatifu abazimu babera bitwa abatagatifu ariko abazimu babirabura babita abadayimoni. Urumva uko umuntu yabyara kose umuryango uraguka. Yego ntabwo kuvuga ngo wenda ngo wahuye n'umuntu mutera inda mwajya mu murenge cyangwa mwakora n'ubukwe mutabukora ntago indi zawura gufata kandi umuryango uzaguka. So ngarutse rero ku kibazo wari uvuze uti ni gute wavugana cyangwa wasapotinga umuntu udashaka gushaka kandi warashatse, ugendera ku myumvire ivuga ngo gushaka ni byiza ariko kudashaka uwo ngo noneho akaba agendera ashaka gufata umwanzuro ashingiye kuri icyo kintu akumva ko kudashaka ari byo byiza kurushaho. Buriya imyumvire ibintu byose burya umuntu wanditse rero jambo afite icyo ashaka kuvuga, afite n'igihe yaryanditsemo n'igihe yararimo. Kuko uyu munsi ngiyeyo nshobora kukubwira ngo uyu mwaka 15 nshatse mfite abana 3 n'umudamu, urumva ko majije experience uko biri. Ariko natwe twize gutekereza ibyo bintu tubitekerezaho, ariko imaje gushaka ukabona urushaka urakuryoheye, ukabona ibyiza birimo, ukabona nawe ushibutsa andi mashami, nibwo utumenya uburyohe bwabyo. Ariko hari n'abagenzi bacu ugendera kuri ibyo akagendera mu byo Bibiliya yavuze cyangwa se ibyo yumvanye n'abantu. Hari n'umuntu ushobora kwanga gushaka kuko yahuriyemo n'ibikomere mu buji bwa bushuti ashingiye kubo abona ku ngo zubakitse. Burya ntago abantu bose bahirwa. Hari abashuti bacu bagiye bashaka ingo ntizimare n'icyumweru. Oya utarajya kuri iki cyo kuvuga ngo ngo bikomere cyangwa iki. Nudashaka kubera nta gikomere afite. Yes, hari we kuri none se uvuze ngo igikomere turebye aba basenyeri nibawe nibe bikomere. Bari ariko nukwemera kwabo. Sesa iyo rero ushingiye kukwemera. Niyo mpamvu nkubwira ko atari itegeko. Ushingiye kwemera ko umuntu niyo mpamvu gushaka atari itegeko. Okay, reka dukomeze n'ibyo twaganira. Noneho rero ngize mbanze nkosora aho ngaho dukomeza amakosa. Nidukomeza aho ngaho tukavuga ngo uyu muntu tumushyigikire kudashaka, ive yaravuze ngo hanigiye biba atari ibikomere. Reka nkubwire buri umuntu muzima wese ufite igifu kizima giyo gifu gikenera kurya. Kereka hari igihe umuntu aba ari aho tumubona physically agatambuka akagenda akavuga agakora, ariko muri we hari ahantu akaburo kadafunze neza. Uretse yive kuko ntabwo uko tugenda twubaka ibintu dushiramo amakosa kiraza kuba ikibazo. Bivuze ngo umuntu muzima reka dufate urugero abemera baze kwihangana. Cardinal Kambanda si muzima? Ni muzima. None ko atashatse ukavuze ngo kudashaka ngo ibyarimo ntibibimwemerera kubera impamvu. Iyo mpamvu rero imyemerere nyine we kwitayirimo waba atayirimo uri mu myemerere reka tumwemere, ariko waba atayirimo afite indi myemerere yiwe nawe. Okay, afite principe ze cyangwa se afite amahame yagenderaho. Afite donc afite amahitamo yiwe. Afite amahitamo yiwe. Noneho rero ku ruhande rwe wavuga uri mubabwira yuko wenda umuntu ufite iyo myumvire yayireka peut-être ni byiza bitewe n'amahirwe y'umuntu mu rushako cyangwa se bitewe nyine na destiny. Ni navuga nka destiny igeno rye. Buri muntu wese agiye afite destiny yiwe, afite soulmate wiwe, bimwe bita ngo ni soulmate uw'Imana yamugeneye. Rero ahubwo ikosa ryabaho njyewe numva nuko babandi bagize Imana bakabona bo bagenewe bashobora kubiyambura mu buryo buziguye se cyangwa butaziguye, biciye mu bikorwa bakorerana bikaba byatuma abo bantu bahombana. Niba ari jewe uri kumwe na Yves urumva turi marié nkaba nakora ikintu cyatuma dutandukana kandi twariyemeje kubana, bikaba atari geno wenda ikaba twari marié atari geno. No, bishobora kuba ari n'igeno sibyo, ariko twe tukabyiyambura. Kubyiyambura ushatse kuvuga nukuwe? Ndi kuvuga bitewe n'amakosa abamo muri hagati y'ababana hagati y'abashakanye sibyo. Urabizi ko hari igihe umwana n'urundi
mu bikorwa bakorerana mu ngeso runaka umwe akavuga ati ntabwo nabishobora. reka nkubwire buriya iki kintu bita gushaka ni ikintu kirimo inguni nyinshi cyane. impamvu uvuze ngo ntabwo nabishobora, buriya ikintu bita urukundo cyangwa ubushuti, karite ya mbere ikiranga ni ikintu bita kwihangana. wari uzi ko ukunda umuntu ukaba wasanga ari umugabo wawe cyangwa ari umugore wawe ari kumwe n'undi muntu kubera urukundo umukunda ukarenza amakosa mugakomeza mukabana? uretse gato yive ntabwo uravuga ngo si urukundo. ibyo ndi bukubwira urabyumva. hari n'abandi bantu babana sinzi ukuntu ndi bubyite, abantu uko mwamenyanye mujya gukereya rwa rukundo rwanyu cyangwa ya mibanire yanyu, nabyo bijya bigira uruhare mu mibanire yanyu no kurambana. kuko hari abantu bakubitana mu giswahili baravuga ngo kigafra bataramenyana. nkakubitana na Yves tugahita dutwika bikaba birarangiye, nkabamurashya akantu nawe akaba aranyometse, tukaba turagiye tugahita twubaka urugo. twagerayo Yves akazura kamere ye nanjye nkazura iyanjye. bisaba bivuze ngo ahubwo banze bamenyane, bisaba kubanza kumenya abantu bakamenyana. kuko ahantu bipfira urabona kwa kundi dukundana kamamagara saa sita wariye wakarabye mu gitondo bla bla bla, naguhamagara ugatinda kuri phone tukabipfa. ugenda umenya ingeso za Yves n'ibyo yanga n'ibyo yemera, ukamenya naza kugusura muri ghetto cyangwa se aho uba handi arya ubugari n'indagara kandi we ntuzirye. kandi ntuzirye. noneho Yves ugasanga ni urugero ntago Yves azirya, ariko niyo yazirya ntago zamugwa nabi. noneho ugasanga wowe urihanganya urazitetse kuko ukunda Yves cyangwa ushaka karya. Yves twa tuntu dutandukanye agenda akora, urimo uramwiga nawe arakwiga, mukageza igihe cyo gushakana mwaramenyanye. noneho rero hari abantu bahura, bureka nkubwire, hari igihe umuhungu akubona waseka agakunda amenyo, iryo ryinyo nirikuka menya ko birangiye. hari igihe umuhungu akubona, umukobwa akubona akabona igituza, kandi we ntazi cyangwa ko kaboko, kandi ntazi ko kaboko kazamutera ikofe cyangwa kamutera ugakubita hasi. ejo nuhura n'indwara. hari n'igihe umukobwa kubona cyangwa umugabo akabona ikofi cyangwa ishakoshi yawe, ndavuga amafaranga. ibyo bintu byose iyo bije akaba ari byo bibanza imbere, akenshi birangira ibintu biguwe nabi. kuko tujya tubona abantu utangiranye amafaranga ni ibishakwa, ni nk'umushyitsi araza akagenda, yashira akajyana n'umugore cyangwa n'umugabo. utangiye wenda hari abantu batangira bari batoya muri size ya akabyibuha, yabyibuha ukabona umugore arahindutse, shape irahindutse, shape bikunze kuba ku mugore, gishushanyo kikaza cyaza akiba ko yashatse agahita amuvuga ariko atangiye kuzana inda. noneho cyangwa se nta nigwa yari igisabo, yari umuntu wihagarariye aho ngaho nk'umugano, yarangiza akabyimba yabyimba akabona yashatse akagabo kabi. kubera iki? ntabwo icyihutirwaga buriya ko iriya ni projet nini, ikintu bita kubaka umuryango cyangwa kubaka hagati y'abantu babiri. ya ni projet abantu bagomba kwigaho yagutse. abantu Bibiliya ivuga ngo babikora batagize gute, batabihubukiye. si ibintu byo guhubukirwa. niyo mpamvu hashize imyaka 15 shatse suko ntahuye n'ibibazo, oya suko amaho atanjombye cyangwa atajombye tubana, ariko rya jambo bita kwihangana no kwihanganirana. yes, iyo wihanganye mugenzi watihanganye ibyo bita kuvunisha. ngewe niba mbana nawe ugakora ikosa nkakubabarira cyangwa nkakora ikosa ukambabarira rimwe kabiri gatatu, ningwa mu kikosa uzibukana bya bindi, nukuvuga ngo nukubabarirana. niba bavuga ngo nukubabarirana, mugenda musana umwe agwa undamwegura, umwe agwa undamwegura. niba kandi nanone hakabaho ikintu bita guca bugufi no gusaba imbabazi, nibyo bintu bye biranga urugo. Nuvuye ngo ngiye ngo ndi umugabo ngo ntabwo navuga ngo intare wabo ngo ngiye ngo ngiwacu ngiyo twavuze ngo nta muntu oya. iyo myaka rero yose ishize, ngewe kabisa iyo icyampa amahoro nicyo nshyira imbere. none se rata Piero uri miseke igoroye? ntabwo ni miseke igoroye.
ariko ahangaha ikintu ushatse kuvuga byaba ari uguca bugufi byaba ari iki ntabwo ari mu rugo gusa no mu buzima busanzwe isanzwe ibyo ni isanzwe rwose nta n'umuntu mu isi uri miseke igoroye kuko akenshi umuntu muzima nanone umuntu uriho arakosa uyu ugiye ntabwo wavuga ngo wakwitwararika ushobora no kunyerera ku ijambo n'aha ngaha ndi muri aya masaha ndi mu ikosa uzi impamvu navuye mu rugo ngiye muri siporo kandi mbabwiye ngo ni 30 minutes ndahita ngaruka none reba none wababeshe wiyiziye kuri ariko oya ntabwo n'aha ngaha byabaye bitunguranye ariko ubwo ningerayo ndagira uko nisobanura buriya rero kagiye mbabwira ibyo byose n'ibindi banza umpereza akaka ijambo rikomeye nakuye muri Bibiliya inshuro maze kuyisoma rikomeye muri Bibiliya yose sinzi abandi nyine mufite ibyo mwakuyemo ni ijambo rivuga ngo abantu banjye ubwoko bwanjye bwishwe no kutamenya bwishwe n'ubujiji n'abanyarwanda babivuga kenshi urimo numva ibyo byose bavuga n'abanyarwanda barabivuze sinzi umugani uvuga ko mfatira sinzi umugani wavuze bavuze ngo utabizi yicwa no kutabimenya sibyo ibyo bintu bapfuye kubivuga se buri hari ukuntu umuntu iyo atazi ikintu n'ubundi iyo utazi nyine ntushobora kukimenya yego naringiye gusapotinga none nkomeze muze kwihangana Yesu yabwiye abantu ababwira ngo Yesu Kristo mutagira ngo ni Yesu wanyu ari Yesu niba ari biki Isa okay yaravuze ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ibindi byose inyongera bavuze ubwami bw'Imana gushaka ubwami bw'Imana ni ubwenge wisdom sibyo rero iyo ufite ubwenge bivuze ngo kuri icyo kintu cy'urukundo bavugaga hari ikintu kiba gifite imbaraga kurusha urukundo ibyo uvuga by'urukundo urukundo n'amarangamutima ubwenge knowledge wisdom rero ibyo ngibyo iyo wamaze kubushaka iyo utabufite n'urwo rugo uvuga ngo hari urukundo hari kiri powerful kuruta urwo rukundo kubera ko ibyo mwavugaga by'ingo nyinshi nawe mwashatse hari kiza none se divorce zibaho ziterwa n'iki ntabwo baba barakundanye se uzi ko hari n'ababana bakanatandukana kandi bagakomeza bagakundana ariko ibyo kubana bikabananira kandi bagakomeza ibyo bita urukundo rero wabyita iki nyine se divorce ariko bagakomezanya ntababaho se bagakururana izo kururukururu mwabagore n'abagabo ntago ari kururukururu ikintu ndi kuvuga kiba cyabuze ikintu kibura ni iki ikintu kiri powerful kuruta ibyo by'urukundo ni biki kitanore kumenya ari cyo kintu nakubwiye ibintu byose uzasanga hano ku isi usanga byicwa no kutagira gute kutamenya ngaho huza ubwenge no gushakana cyangwa n'urukundo cyangwa kumenya no kutamenya ubihuze n'urukundo hanyuma umbwira ikibazo iyo umaze kumenya ubwenge nka rura rugero watangaga ngo umuzana ngo ubona agateye kwa kundi mwavugaga ngo yamara kubyara cyangwa iminsi ngaho ukabona ngo ntankwiriye ufite ubwenge buzima ntabwo ibyo wowe yasuka ubireba ubu bizi ko bigomba kuba none se ntabwo uzi development z'umuntu niko yemeze none se ntabwo utangira ufite amenyo bwacya washyiramo ikigori rigahunguka ibyo ni ibintu biri ni ibintu biologicoma ive aho ngaho icyo numva ushaka kuvuga bivuze ngo yego bigomba kubaho cyangwa se ntibinabeho bitewe na choice y'umuntu ariko ikintu cya mbere bazumenye none se uko waba ufite ubwenge uri muzima ukavuga ngo uyu muntu ndamushatse azaguma gutya wowe se uko wavutse ni kungana bene mpamvu abantu bakunda kwifotozaho barabibona uzajya wifotoza buri mwaka uko umwaka ujya uzajya ureba wese uri gusaza urumva ko ikintu uba wabuze ni ubwenge kujya gushinga ukavuga ngo uyu mungu ngo simushaka ngo kubera ko byagenze gutya umushaka rero niyo mpamvu rwa rukundo nkubwira ngo yari amarangamutima ni ikintu cyakururaga kiraho ariyo mpamvu usanga nyine n'umusaza ajya mu bana kubera icyo arabona nyine umudamu we bashakanye icyo gihe kubera ko yari agitomoye akimeze neza suje abasaza bajya mu bana ariko murimo murumva point rero urumva rero ngarutse kuri yangingo niyo mpamvu nkomeza kuvuga uko ugenda ushakisha ubwenge na Salomo yarabivuze
uri mwumva yishyizemo Salomo kubera n'ubwenge urabona kubera n'ubwenge umudo wawe ntabwo ari urumodo wawe naringize ngo ariko afite ubwenge ni so muri batisimu ese urumodo ni ukuvuga gute hariya umuntu w'icyitegererezo umuntu w'icyitegererezo burya ntabwo ari we ariko afite ubwenge Salomo yari azi ubwenge afite ubwenge yarazi ubwenge umuntu abashije kumanaginga bariya abagore bose hari harimo ubwenge rero urumva ngarutse kuri topic twari turiho gushaka si itegeko gushaka bifite bishoboye sava biva n'intego yawe ufite intego ufite mu buzima kandi n'ikimenyimenyi nturi umwizera nkanjye mu ntego Imana yaturemeye iyo umaze kumenya papa si ubuzima bwawe yo kugira ngo ubeho ntabwo gushaka irimo ubwo rero yive ngewe reka nkubwire inshuti bakunzi mudukurikiye Pawodi Media TV ukuri kw'Imana Yive aranyemeje ugize ndayamanitse ariko gushaka ni byiza yego ku ruhande gusa ababikoze nk'uko mushiki wacu yabivugaga bikomereho cyane arangwe no kwihanganirana kubahana no guca bugufi kandi ubikore wumva ubishaka ubikunze hanyuma wowe utarabikoze kubera impamvu zimwe n'izindi tuba tuganira ariko ntabwo tuba tuyobewe n'ukuri cyangwa uko isi iteye birashoboka ko umuntu muri we ashobora kumva ko bitamufasheho cyangwa se atabyiyumvamo ntabwo twamuciraho iteka ngo tumutere amabuye kuko kuba burya ibinezeza reka nkoresha aya magambo mwihangana abaduteze amatwi burya ibiryohera ingurube ntibiryohera abantu sinzi buretse gato Yive ni umugani nagize nshobora kuba ndyohewe n'urushako ariko ndi yabireba akabona kuko nawe niko amarangamutima yameze cyangwa se niko yiyumvamo byiyumvamo ntabwo uwo muntu wamutera amabuye ariko wowe birimo bibemo neza ugerageze ni wowe uziguyabyo utabikora nkawe cyangwa utarabikoze nkawe ntumucireho iteka nk'umuciro urubanza ikindi twageze kuganira dukomoza ku basaza hari n'abakecuru hari n'abasore n'inkumi bareka amabwira ibi bintu bita gushaka bibamo amakorosi menshi uzi ko hari n'igihe abantu umwanzuro ukomeye cyangwa icyemezo gikomeye ibi bintu bibamo n'amakosa menshi wari uzi ko hari abantu bajya gushaka ngusoroma ibimusumba umuntu ugasanga ariyemeye usoroma ibimusumba yihanganira ibimutokoza noneho ugasanga umuhungu cyangwa umukobwa arabyirutse akajya yicara akavuga ngo ngewe nzashakwa n'umuntu umeze gutya na gutya undi ati nanjye nzashakwa n'umuntu umeze gutya na gutya urantanze ngaho komeza noneho ugasanga wa muntu rimwe na rimwe muri kwa kwiyemera cyangwa gushaka kwemeza abantu no gukabya akorewemo amakosa ugushije ku ngingo nyamukuru abantu baraza kwihangana njye navuze ni nkunda kubaza ingingo nyamukuru nari mfite uyu munsi ni ukoze hasi unyibutse ibuye wenda ibyo twatinzemo nabyo byari bikenewe sibyo birakenewe ariko nyirizina si ukuguca mu ijambo ahubwo buririye ku cyo nari nteganyije kuba twaganiraho mw'abanyarwanda mw'abasore mwa muryango mugari w'abanyarwanda mwe niki kintu gituma mwaratinyutse mwarashize ubwoba rimwe na rimwe ugasanga bigushije benshi mu makosa nk'uko umuvandimwe yaratangiye abivuga mwarimu Yive uracyari umusore sibyo uri umubyeyi urubatse ariko buriya ndi umugabo yego mugabo kubera ko ndi umugabo wo gushima ibyo Kristo yadukoreye ariko kubyurushako wenda nawe ibyo uvuga nibyo nari ndi kuvuga nayivuze ngo cyari umusore yego hanyuma ariko ndi umusore wa ntuneze n'uri umusore ntabwo mumubona yego abantu buriya bagiye kuvuga ngo sikaye kuvuga abandi ativuze nanjye ndahari yego ariko se niki gituma we musore utekereza ubwonko bwawe bukaguhereza hari igihe mbura n'uburyo mbivugamo ugafata banki ugafata igitekerezo cyawe ukavuga uti reka njye kwaka inguzanyo muri banki nkuru inguzanyo yo gukora ubukwe
mwambabare mwa bantu mwe tukaganira kuri iki kintu, ko iki kintu gikomeye kuri kwimana kirakomeye. Ive listen to me, sibyo? Ufashe amafaranga miliyoni 5 ugujije banka, yego ni urugero njye kuguhereza, simvuze ko wenda baziguza bafite uburyo bari buhite banazishyura, urumva, hakora baziguza bikanga. Cyangwa ibyo turabizi n'ubwo ndaharemwe tutamenera amabanga, turabazi, sibyo? Agujije izo miliyoni 5 muri bank, agiye gukora ubukwe mu byumweru 3, mu mezi 3 cyangwa se mu mezi 6, anza afite cyangwa se ndara nayifite. Reka tuvuge wenda ku muntu wubatse inzu ye, bro, ya bank iraje muri ayo mezi 3 cyangwa se mu gihe runaka yatanze cyo kwishyura amafaranga, baje guteza cyamunara yanzu yaratuye. Si icyo ngicyo naringamije, ariko se birakwiye ko umuntu ajya kwaka inguzanyo muri banki kugira ngo akore ubukwe? hera kuri uriya wubatse. Ndashaka wowe ni uri buryo bwanjye kandi kuri jewe birashoboka kushobora kwaka inguzanyo muri banki kugira ngo ukore ubukwe, ubwo impamvu nyinshi. Kubera izo mpamvu birakwiye, hari n'izindi mpamvu bidakwiye. Rero byawe impamvu ebyiri bikwiye, umpe n'izindi ebyiri bidakwiye. kurinda icyubahiro cyawe, kurinda icyubahiro cy'umuryango, kubwo impamvu noneho zawe navuga zikise ziri sociale, kubwo impamvu navuga zikise zo kugira ngo ukreye indicano y'ubucuruzi. Ibyo birashoboka, ukaba wafata izo nguzanyo. Impamvu noneho wumva bidakwiye ku ruhande rundi, impamvu bidakwiye no kwita amadeni kubera ko ubukwe buba mu gihe gitoya, ariko ideni ni ry'igihe kirekire. Iyo yaba ari impamvu imwe. Ikindi no gushaka wenda kugaragara ko utari, urumva harimo impamvu zifatika, harimo n'izidafatika, noneho bikava nawe urimo urayaka impamvu ufite. Noneho abantu rero batazi impamvu uri kuyaka wenda bayibona gutyo, nibo bajajinga. Ariko ku muntu ku giti cyiwe abazi impamvu ari kuyaka, rero akaba impamvu zifatika, akaba wenda nizo we wakwita zidafatika, nyamara ko rero zifatika, kubera ko niho hari ikintu kibabaza. Uzi ikintu bita icyubahiro? Oya, bivuga ngo abagabo icyubahiro urakizi. Igitsina gabo nazo urumva umukobwa ujya kwaka credit muri banki ngo agiye gukora ubukwe bikoramo. Oya, nyine ndi umukobwa yabikora, icyubahiro urakizi. Ariko uzi ko niba umwizera ive nawe wemera Imana, uzi ko ukoze ku cyubahiro cyahita ikumara, wahitinyuka. Nibyo rero rero umukobwa urwanya icyubahiro cyiwe ntacyo atakora. Okay, umuntu wese ushaka icyubahiro cye cyangwa se ushaka kurwanira ku cyubahiro cye ntacyo atakora. Ibyo turabyumva, sibyo? Urabyumvishe. Reka guha icya kabiri. Hari ishu z'imiryango, sibyo? Ukavuga uti noneho jewe ngiye kwaka credit kubera iki? Hari impamvu wenda utuntu mwari murimo mudiringa aho ngaho mu miryango n'iki bisaba ko mwarakoze mariage. Kubera ko mariage ni igikorwa gitwara amafaranga menshi kandi kirimo imihango myinshi, sibyo? Barabona byandi byo gusaba no gukwa, reception, mariage nyirizina, ni byinshi biberamo, bitwara amafaranga, sibyo? Noneho mukicara wenda hari amafaranga agiye kwahereza, ariko bisaba ko mugomba kuba mwarasezeranye, sibyo? Icyo ni cyambere. Ukaba kubera ko ari ibintu bitwara amafaranga menshi, ukavuga uti reka none twigurize hariya umunyuma nzishyura, sibyo? Ikindi igitutu cy'abantu, pressure y'abantu, sibyo? Shaka gutera pressure ukavuga ati ni gute se niba nakoraga ahantu n'abanzi gutya bagize gute, reka nyifate. Wenda wowe ushobora kumva ko ari ibintu bidafite imbaraga, sibyo? Ariko umuntu akabikora yumva afite iki, afite fieri, sibyo? Reka mbanze mpereze n'uriya nabanze sobanura ibye, je ndaza gukora mfite impamvu zirenga nk'icumi zatuma ufite impamvu ibihumbi wewe wafata credit. Ese ndeka ngo zatuma ufata credit bimbayeho. Hari igi wayifata. Ndabaza yive wafata credit ugakora. Okay, nibimbaho nibwo nabimenye. Kubera kurumva ikindi mvuga ngo nibimbaho. Hari ikintu uri guplanning ikintu buriya jewe ibintu by'ubukwe nubwo oya so kuvuga ngo si ibintu byanjye,
urabona ko abantu bakora ubukwe bakazajya bahera utuntu ngo mubafashe Yeah. sibyo really ni good mu muco nyarwanda ni cyangwa gufashanya gushyigikira umuryango ni gutwerera ariko n'ahandi ntabwo ari byiza kubera iki ubukwe ni ikintu ukora plan sibyo kandi iyo ukora plan ureba mu ngengo y'imari ufite ugaplaninga ukareba ibura ukagira gute sibyo ugashira ku murongo ukareba n'ahazava nyine n'umushinga mu yindi mpamvu bahita ngo ni umushinga w'ubukwe sibyo rero nta muntu ukora umushinga w'ubukwe adafite plan sibyo urimo numva niyo mpamvu buriya wakoze ubukwe abona n'umuntu ntabwo utwerereye kubera gukora plan yawe urayitegura nawe ari gutegura ibindi ntabwo ukwiye kubabara ngo ntibagutwerereye ariko ku rupfu uretse kurenga ahubwo ukageze ku rupfu uretse ntabwo ari ukukurogoya we na Dija hari igihe usanga umuntu yarakaye urumva ngo umuntu ntabwo yanwereye akabigira intambara kandi ntawagutumye kurongora ahubwo dore hari akantu batebyaga muri ibi bihe urumva reka mbabwire kandi aka kantu kuri bagatekerezeho ugasanga umuntu warihira inzira umutwerera ngo ni umujama wawe urumva mu gihe cy'umwaka umwe ukabona akoze divorce badusubiza intwererano zacu urumva ni umushinga warizwe nabi none se kamubwire ibyo birumvikana yive sibyo ariko umuntu none hari n'abantu batwerereza babirakariyemo akajya no kwibutsa nyiragomba kwibutsa nyine yagushyize muri plan yiwe kuri umwe muri ntuza bita gute babita nkuko nyine umuntu ngo okay nikaza ndakavuga yego ubundi bari umuntu nyine wa hafi uba ugomba nyine kuba cyangwa urasetiwe uri igishoro aramaze kuba igishoro none se n'umuntu akubaza nk'igishoro sibyo nyine agomba nyine kuba kureba uko byaza umusaruro agomba kubyaza umusaruro haza ati n'ikigomba gukora igomba kwinjiza amafaranga nuko numva niyo mpamvu rero niba ari gukora umushinga agakora umushinga akaravuga ati runaka Piero runaka Hadija nzababyaza umusaruro mugomba kumwerera oya hari umuntu ubuze neza hari n'ushyiraho amafaranga ugomba gutanga oya baba baziranyerega nese mva nkubwire yive reka nkubwize ukuri wowe ndayaza amafaranga uzantwerera umunsi aho utanayatanga tuzabe uzajya kurongorwa batagitwerera yewe bivuze ko ari itegeko ahubwo yatubwira none impamvu bari basanga ari no mu gitondo impamvu uva udafata credit ugiye gukora ubukwe okay murakoze cyane mu buryo bumwe cyangwa ubundi dushobora kuyifata cyangwa ntuyifate kuri nge ndumva atari itegeko kubera iki Ive yavuze neza oya ariko twumve topic neza sibyo birakwiye ko umusore cyangwa se abantu biyemeje gushingirana reka ndeke kubishira ku basore batazantera amabuye ya birakwiye ko abantu biyemeje gushingiranwa urumva bafata credit muri banke y'ubukwe cyangwa se yo gukora ubukwe cyangwa ahubwo ni ibintu bagomba gupanga yewe bakitwerereza n'iyo miryango aho kwishyira muri risk yo gufata credit muri banke urakoze cyane uri ubukwe ni umushinga nk'iyindi yose kandi urabizi iyo ugiye muri banke bakubaza uko umushinga wakira amafaranga umeze bakakubaza ingwate n'ibindi bijyanye n'ibyo ngibyo akenshi rero kuvuga ngo birakwiye ku giti cyanjye numva bidakwiye kubera impamvu hari bya byubahira abantu barwanira no kwigira uko batari ariko ntekereza ko wavuganye n'umushuti wawe cyangwa ari umukobwa cyangwa umuhungu mugapanga kuko usanga serivisi zikenewe akenshi usibye kwemeza abantu ukavuga ngo baze barye ibindi babimene ariko izibanze n'imyenda mwambaye ibikoresho muri bukoreshaho amatenta ahenze twabonye n'abantu bagenda bambaye bodaboda cyangwa silipa kandi bagasezerana kuri Jambo Beach sina Jambo niyo wajya n'ahari kumuvumba wakwifotoza ariko kubera iki Zanzibar ntago ariho bivuga ko ubukwe buba bwiza urumva abantu rero Ive yabivuze neza hari ugushaka umuntu kwigira uko atari no kwiganana kandi uku kwiganana birica nta rugo rwubakwa nk'urundi niyo mpamvu niba uri n'umugore cyangwa uri n'umugabo rimwe kumva umwe ndamwe macyari ingaragu uzitonda umunsi uzumva umukunzi wakubwiye ngo wagiye ari kumera nka runaka atangiye gukora comparison kugereranya
urumva ngo ntubone ukuntu ive runaka harimo limuzine natwe turayishaka urumva harimo n'ishyari n'ibiki ariko burya wegereye umukobwa amubwira uti dore uko mpagaze niyo mpamvu ujya ubona n'ingo nyinshi hari aho bigera nyuma usanga wenda reka mvuge nko ku bagabo usanga ari twe dufata amakeredi cyane ku buryo hari nk'igihe uyifata n'umukunzi wawe atabizi noneho akazagwa mu kintu nyuma uyu munsi hari ingo nyinshi tuzi umukobwa bigera nyuma akavuga ati kuki wafashe aya mafaranga mukabipfa hari n'ahavizo za divorce kubera iyo mpamvu ariko tutiyemeye Eve akaza akakubwira ati ngenda gukunda ariko mpagaze iki sinkifite buriya kwitwerereza ni umuco nuko uyu munsi byesa mu mbabarira banyumva uyu munsi bisa n'ibyabayemo ubusambo ukuntu ariko mbere byari umuco kugira ngo wa muntu n'akantu adafite aze kukabona muri ya ntwererano kandi nta nubwo byabaga itegeko kuza barakubwira ngo mwene runaka bavugaga umuryango umuntu agatwerera umuryango ariko uyu munsi umuntu aricara agatekereza akabanza hari ibintu byateye ngo ngiye ngo nzashaka ngo umukobwa ngo ntago nzakora ubukwe nk'ubwo Hadija yakoze ngiye nzashaka umuhungu ukora muri banki ngiye nzashaka umuhungu ufite ikiniki ngiye nzashaka umukobwa umeze gutya na gutya usanga umuntu arimo araviza ku nyungu zigaragara ariko ntazi ibintu bibundikiriwe inyuma hariya rero ikiza kirimo ngiye kubwanjye numva gushaka abagiye gushakana badakwiye gufata ideni rizabateza ibibazo nyuma ko twagiye tubona abantu benshi agashaka hari uwo nzi ntabwo namuvugira kuri izi mikoro avuze ko nawe turi buze guteza abantu ariko nawe ndabiza zareba ikiganiro azabimenya yarashatse abantu baraza ni hano hafi muri Nyagatare batwara intebe batwara amatera ahashize nk'icyumweru bimuviramo ko atangira gushwana n'umugore umugore atarazi ko ibyo bintu bitari iby'umugabo ba kameramani ibi bibazo sare bibi bibazo abatetse bibi bibazo umugore akavuga ngo ya mafaranga wambwiraga ari hehe kubera iki tuzize kutiyemera ni bya bindi bavuze ngo abantu bazize kutamenya no kudashaka ubwenge ariko iyo uzabana n'umuntu uzi umuntu muzabana iminsi yawe y'ubuzima bwawe bwose ukawutangiye niyo mpamvu ubona mu rugo iyo umutangiye uyu mushinga mubeshyanya hamwe ube mu kinyoma iyo mutangiye mubwizanya ukuri murazamukana niho na hahandi umuntu nazakura ukabona yafodotse inda yabaye inda ntabwo uzabyitaho kuko mwatangiriye mu kuri hakuzi kugira ngo umuntu mubane icyumweru gishire ukwezi byumweru bibiri babatwara ibintu byose abazaza kubasurana nyuma bibaze byari umuntu nzi twayakoze ubukwe hashize icyumweru tugiye kumusura na madame dusanga nta ntebe zirimo ajya gutira intebe turavuga za ntebe zanyu zagiye ngo bagiye kuzikora ubu ziracyakorwa kandi hashize imyaka 3 urumva ko icyo kintu nawe ni n'igikomere agendana icyubahiro ahantu kitari ahora defanda za ntebe afite ipfunwe ariko reka mabwire abadukurikiye ni ukuri abajene mwihangane mubabo muri bo mwemera bo muri bo nabo bantu principe ibihari ubundi bavuga ko amazi agwa mu kanoga agezeho rero nta mpamvu yo kwirirwa ujya gusimba amazi akanoga agezemo ntiyajyamo n'ubundi iburyo bwanjye hari ingaraga ebyiri adi nanjye reka nkubaze wumva uzashaka umugabo umeze ute mugabo igaragaze umeze ute abari hano akabibwira uko ore gufite mu mutwe wawe igishushanyo mbonera cy'uwo mugabo oya uri kuvuga mu iyo wicaye ibyo byose nta muntu ubura inzozi muri we bana Yves turaza kumugera tubwira umukobwa w'inzozi z'ukuntu azaba ameze ariko wowe iyo wicaye ushaka kuvuga uti wenda ngiye umugabo wanjye azaba wenda akora ibiraha kuko bikunda hari ibintu abantu batajya bitaho ibyo bintu dushaka twese nta muntu wabivukanye nta muntu wari ubifite sibyo ni ibintu utazanye wavutse udafite kandi uzagenda udafite umuntu usobanutse mu bwonko utekereza neza ntago yakita ku byo umuntu afite ibyo ufite sava niba bifite that's fine bro niba ubifite good yakwita kuki mbere na mbere nabanza amenye ko partner wiwe
ashoboye afite n'ubushake bwo kuba yashaka ibyo bintu sibyo mbere na mbere afite ubushake bwo kuba yakora ibyo bintu nibura ngo bagereho cyangwa bigereho si umunebwe si inyanda afite ubwo bushake mu magambo kandi ubona ko oya ntabwo wabiyoberwa kuko n'ibikorwa bye biba byivugira none se nk'uwo washatse hashira icyumweru bagasanga byose ese wari uzi ko umuntu agira verisiyo ebyiri ariko uremera yuko abo bantu baba bataziranye njye mbyemera no listen haba hatarimo ikintu cyo kumenyana buriya umuntu ajya kukubeshya wambeshya umwaka ntarakumenya ntabwo wambeshya umwaka naje nabigambiriye ntarakumenya reka nkubwire uvuze ku kantu ko kumenyana gusa reka mbanze ngusubize ikibazo wambajije wenda tukiveho sibyo tubwire aka kanya niba wumva ushaka kumenya ngo Khadija ngo yashaka ngo umugabo ngo meze ute ngo sijuye niba ufite umuntu ukaba wiyubaha nawe ukanubaha sibyo yego ukaba uzi guca bugufi hari abantu batazi guca bugufi mu buryo bumwe cyangwa ubundi utamenya ko yakoze ikosa urumva ngo iryo kosa anamenye no kurisabira imbabazi hari n'abantu batazi gusaba imbabazi byo turabizi sinaga bamwihagarara tujya twemera urumva icyo wenda cyaba indi topic ariko icyo ngicyo wenda tucyumve icya mbere n'umugabo uzi guca bugufi yihangana njye utanyihanganiye wasara umugabo uzi guca bugufi bagabo murabe mwumva yewe utanyihanganiye ugomba kuza ucishijwe bugufi kandi uzi no kwihangana mu mutima uzi kwihangana ukamera nka wa mutonto w'igifaransa bakubita agashyi k'urukundo urumva kwa Dija nagukubita urushyi mu musayi umwe no guhindura no mu nda agahondamo no kwihangana aya ikintu nono mwarabonye uca bugufi w'igifaransa ako kantu noneho ko bakuza agashyi k'urukundo nyine ugahita useka ugaca bugufi Gifre d'amour ikintu Brigitte byo byihorera ko mubanze mwumve ibyo bitandukanye no gukubita ntabwo nanamwishoborera urumva nibyo nizo kondisiyo ebyiri yego kuba yihangana kandi aca bugufi urumva ariko kandi agira ubumuntu uriya umuntu ugira ubumuntu ko byagenda kose abazikizana ikibazo guhitamo akavuga ngo iki ngikoze cyagirira inabi mugenzi wanjye sibyo ariko nanone azi gukora anyways okay not a man for nothing atari umuntu utavuga ngo se fondation y'ubuzima bwawe umugabo ufite vision nibura like ushobora no kuvuga ngo intego yanjye y'ubuzima ndashaka kugera kuri iki ndashaka kugera yego nego ubuzima ako byo kuvuga ngo umugabo ngo ufite ngo amafaranga ayafite that's okay ayafite it's good ese ubwo tuvuge ko ariko yaba n'amafaranga ari igipfu umuntu ufite amafaranga ariko umuntu ufite amafaranga afite n'ubwenge ubundi se none urumva rero hari umukiri w'ubwenge man niyo mpamvu ugomba kubishingira nk'umukobwa yawe uratese ntabyina nabi ntawe ubwenge ariko abakire babyina nabi uzi ko umukire niyo yatuze umubi bahita bakoma mu mashyi nabyina batambika ibirenge arabitambika ariko akaba ngo patron niko yabishatse nta mukire ubyina nabi reka nkubwire umukire uzi mu Rwanda aramutse abyinnye ashinze umutwe amaguru ari hejuru mwese mu gitondo wajya kubona ukabona abandi barimo baramwiga none kugira n'ubyo kwigana kubera ko bamukurikiye ifaranga ariko babikoze nabi ariko ntawe ureba ko nta wita ko yabikoze nabi Hadija rero ubwo abagabo murimo muratwumva n'abasore muzashaka uyu mukobwa ni ibintu nka 5 yishakira arashaka kuca bugufi arashaka kugira amafaranga ashaka kusaba imbabazi akantu k'amafaranga ntabwo ari principe oya ntabwo ari itegeko wavuze ko agomba kuba azi gukora none se azabakorera iki ibiti nakore okay agomba kuba akora nyine cyangwa hari akandi kazi uvuga wenda tutatara k'amafaranga nakama azi kwikora ari ikinyembaraga cyangwa usanga wenda hari akandi kazi avuga ari muzima okay ikindi hari ikindi kintu ugomba kuba uri muzima agomba kuba akora iki uri muzima uri healthy
uri mbega ubuzima ufite ubuzima buzira umuze gute se we tubwire neza wituzimiza ubuzima buzira umuze umuntu atarwa umuze nibi birwara ubona yarakoze agasiporo afite igituza uri muzima apana bya bindi ngo nyewe ngo ndwaye itungo ndwaye utuntu twose ndarwaye every day ndarwaye nyene hari ukuntu umuntu ubona atari muzima sibyo gute se umuntu utari muzima ariko gusa ubuzima buzira umuze turabyumva okay. ari muzima umugabo muzima yego afite nyine amagara mazima ibi waretse kwanariza cyane oya nagero kwanariza ariko ni kuri wowe nako nuwawe ushaka ni kuri we nyine aravuga kuri we urumva ugomba kuba uri umugabo ariko utarinjegajege uri umugabo w'umukozi umukozi kandi utarinjegajege twagiye hanyuma hari ikindi wari ufite kumbaza tugana ku musozo Yves nawe nk'ingaragu Yves ubundi nk'ingaragu abatwumva mwihangane tugiye kugera ku musozo nk'ingaragu cyangwa se nk'umuntu twaganiraga na hadigaza gukomozaho ubundi ubona igihe ntarengwa cyo gushaka ari ryari umuntu wenda w'ingaragu akanya ntabwo ndi hano nk'umunyamakuru turabazanya dusasa inzobe hari imyaka yindi leta yemera ikavuga ngo uyu nguyu yemerewe kuba yashaka ariko wowe ubona wenda igihe ntarengwa ukavuga uti ntitujye kure ukavuga uti ubishaka wabigiyemo cyangwa ubyiyumvamo ntiyarenze iyi myaka kuko rimwe na rimwe tujya dusanga ugasanga umuntu uzi kujyana ahantu uteruye umwana wawe bakakubaza ngo yo ngako kose ngo nakuze ngura isekuru ambo icyo mbajije nagisubiza muri ubu buryo ndagisubiza ku bagabo ngisubiza no ku bagore igitsina gore ku bagabo kubi yo gushaka uko imyaka yiyongera nibwo increasing ku bagore uko imyaka yiyongera kuri byo urushako iradecreasing rero bivuze ngo wowe ugiye gushaka niwe ugomba kumenya kubera ko noneho ngewe ndi igitsina gabo kuri byanjye yo gushaka iziyongera uko imyaka yiyongera bivuze ngo no limit igitsina gabo eno hari limite bagira yo kumuntu uko iba myinshi ahubwo niko amahirwe yongera ariko nanone waza kureba wenda aho ngaho ugiye gutekereza umuntu ashyizemo ibindi bitekerezo udeka twite logique nacyo gushaka iyo ubaze na espérance de vie uko ibihagaze nuko imbaraga zigenda zishira zo gukora gukorera umuryango urumva iyo byaye n'amashuri abahenze n'ibiki urumva hari imyaka wageramo waza kubara umwana akazajya kugera muri secondaire imbaraga zashize zo kumukorera sibyo wenda ibyo akaba ari byo urebaho ni wenda byatuma imyaka igabanuka kugira ngo ushake uzabone n'imbaraga zo kumukorera arangize kuko ushobora gushaka ukuzemo imbaraga zimaze gusaza ugasanga nyine birakugoye sibyo ariko ku bagore byo ni ihame natinda gushaka hari imyaka imurimita ibyo by'abana tuvuga age de menopause imyaka yo gucura nibura wowe ugereranije ubona ari nk'iyihe myaka watanga nk'ikigeranyo ukavuga uti nibura niba ufite wabigiyemo ntiyarenza hatarashaka ufite gahunda buriya kubera ko n'ubundi n'ubuzima kubera ko wabugize buriya ku bagabo hagati y'imyaka 30 na 40 sava kuri jewe ku bagore hagati y'imyaka 25 na 30 iyo urenze ngo kaba kabaye kaba kabaye ibyo byarangiye kubera ko majorité niko bimeze majorité age domino imyaka yo gucura sibyo ngira ngo bavugaga ndi 45 ariko biva n'ubuzima wenda wabayemo biva n'ubuzima wabayemo ariko urumva nanone iyo utinda kubyara uri umugore sibyo bitera ikibazo rero bivuze ngo hagati y'imyaka 25 umaze kumenya buriya igitsina gore gisa nkaho kiri avance y'imyaka nk'icumi ku gitsina gabo sibyo urumva rero umaze kugira imyaka 25 ukuvuga ubujya kungana n'umusore w'imyaka 35 nuko biba bimeze rero urumva rero mwiyo age biba ari sawa ariko iyo imaze kurenga aho ngaho nyine buri murinjira ni yakurbi decreasing nge nuko rero mbyumva harya ngo nijye ugiyeho wowe ugiye kudusoreza
nagira ngo numve icyo we na Yves muvuga ku bugaragu bwanyu kandi Jewe se we wavuze akarita y'umugabo ushaka Njye wavuze. kandi abadukurikiye bakumvishe buriya harimo mu kanya atangira kwakira Ntabwo harira. n'amatelefone hanyuma Yves Ntabwo hari. hanyuma Yves nawe atubwiye nibura umuntu yaba umukobwa cyangwa umugabo yego imyaka aho yatarenza atarenza kuko haba afite harimo gahunda no gukorera umuryango no kwenjoyinga urukundo kuko akenshi hari igihe usanga twarengeje imyaka ugasanga habaye konfuri ya generasiyo Yego. rero urumva ibi twari turimo tuba tubiganira nk'abantu ntabwo turi intyoza muri byo yego ariko niba namwe muradu namwe ibitekerezo muzajya muri uko comment mubyumva mutubwire yewe n'uzaba afite ijambo azaduhamagare aze tumubwire nawe yego icyo nta atubwira kibazo ni karibu rero nge ibyo nababazaga bishoreje aho umwanya ndawugwaye kujya mu kazi Yego. Mbanze mubwire ngarutse kuri ka kantu yaduhereyeho sibyo mbere ko dusoza uzi ko abantu benshi bafite ibintu bakora badakunda gushaka n'abashatse bahita bakora divorce bavugaga bafite ibintu wapana imitungo bafite ibintu babakipinze bize bari gukora by'ubushakashatsi akazi ibintu byinshi uzi ko bibaho abo twakwita nk'intyoza bafite ibintu bakora amareshirishi runaka uzi ko abenshi badashaka cyangwa baranashatse bahita bakora divorce urumva nyine hari igihe abantu mwene uwo muntu hari igihe umwanya munini awuha ibyo akora akazabona najya gushaka yaranashatse ahubwo atazahari ku mugore n'akazi yaranashatse ahubwo bigahita cyangwa se kuko umwanya abona nyine utazamuhira kubivanga hanyuma mw'abantu ntabwo byari byoroshye nanjye bampasa ibibazo kandi ngo nari nzi ko ari byo kubahata ibibazo Bibiliya kubaza bitera Bibiliya kumenya iravuga ngo uwigisha agabane n'uwigishwa arindi hagati y'iki hanyuma reka tubashimire cyane 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 mwese mwaduteze amatwi ni Odd Media TV nshimire cyane mwarimu Yves wakoze murakoze ariko nujya gushaka ajya ubanza ubitekerezeho nijye wabwiraga bose bafite amatwi yo kumva hanyuma wakoze cyane muvande urakoze kandi mu gushaka nyine n'umushinga yego mwakoze kutugira inama yari Monsieur Pierrot patron hanyuma nanjye nari Khadija niyo nkuru nk'uko mumaze kubimenyera mukomeze kugira ibihe byiza ciao ciao